Muraho neza bakunzi ba Yes TV Rwanda. Uyu munsi turi kuvuga ku bintu bibiri by'ingenzi ku rubuga rwa Pi Network. Nk'uko twagiye tubona byinshi bitandukanye, twagiye tuganira ibintu byinshi binyuranye kuri Pi Network, ariko nyuma nza kubazwa ikibazo n'abantu batandukanye benshi bankurikirana kuri zino mbuga, by'umwihariko ndabashimiye cyane, muri abantu b'intwari muba mwaragiye mwandika muri komenti mukavuga ibyifuzo byanyu. Uyu munsi rero nk'uko mwabidusabye, mwadusabye ko twababwira yuko uburyo ushobora kuzamura payi zawe zikaba nyinshi zikiyongera, ndetse n'iriya mibare igenda itera nayo ikihuta cyane. Iki ni ikibazo twagiye tubazwa kenshi tugicaho, ariko uyu munsi bibaye ngombwa yuko tukiganiraho kubera yuko cyasabwe n'abantu benshi cyane, cyagiye banyandikira ari benshi bashaka gusobanukirwa. Bamwe bambwira ati ko twebwe tuzikoresha tubona payi zitihuta, bigenda gakeya, ni izihe nzira ushobora kunyuramo ukaba wazongera? Uyu munsi rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Ni ukuvuga ngo turareba ibintu bibiri. Ikintu cya mbere turebe uko wakongera payi muri konti yawe zikaba nyinshi, icyo nicyo turi buvugeho kimwe. Hanyuma icya kabiri turebe uko wakongera umuvuduko wazo, aricyo bita nka mayiningi sipidi. Ntucikwe rero n'ino videwo, icyo usabwa ni ukureba ino videwo mpaka irangiye, uraza gusobanukirwa neza, uraza kuba wamenya byinshi ku mpamvu payi zawe zitagenda, usobanukirwe neza n'icyo ushobora gukora kugira ngo zihute, kandi ni ibintu byoroshye cyane kuba wabikora nawe bikihuta. Niyo mpamvu icyo usabwa ari ukureba ino videwo yose mpaka irangiye. Nyamuneka reka tubanze duhe ikaze umuntu wese wakanze subscribe, kandi n'uwagize uruhare mu gutegurwa kw'iyi videwo yandika komenti anayisaba, akamubwira ati uri umuntu w'ingenzi. Nanone reka duhe umuntu ikaze mushyashya, tumubwire ati nawe uhawe ikaze kuri ino videwo, kandi niba kuba wakanze kuri ino videwo ukaba uri kuyitega amatwi, reka tubwire ati nawe uri umuntu w'agaciro kuri runo rubuga rwa Yes TV Rwanda. Kandi musaba gukanda subscribe, ukiyandikisha, ugakora no ku nzogera, nawe ugatanga icyifuzo cyawe, nawe ukagira uruhare mu zindi videwo zose zizakurikiraho. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nk'ibisanzwe, nitwa Gasigwa Emmanuel Cyiza, ni njye ubagezaho byinshi kuri runo rubuga rwa Yes TV Rwanda. Turacyari kumwe, tuzakomeza kuba turi kumwe mu biganiro byinshi binyuranye muzagenda mugiramo uruhare. Nk'uko nabikubwiye rero, ikintu cya mbere tugiye kuganiraho, tugiye turebera hamwe uko wakongera payi zawe muri konti yawe zikaba nyinshi. Ikintu cya mbere ugomba gukora rero ni uko hagomba kubaho kwiyongera kw'abapina. Nk'uko rero ahangaha twavuga tegereza cyangwa se utekereze inshuti utegere kwiyongera kw'abamayinazi. Icyo dushatse kuvuga nyine, sorry, ni abamayininga nyine, uko biyongera ni nako payi zihuta. Ahangaha rero twavuga tegereza inshuti, umuryango n'abandi bantu wizeye. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyo uzatekereza kuba wakora kugira ngo abamayini biyongere kuri konti yawe, ni ugutekereza inshuti, umuryango n'abandi bantu wizeye, ubasabe kwinjira muri Pi Network ukoresheje kode yawe, kubatumirwa cyangwa se kubatumira, icyo twakwita referrals code, kuko buri wese wiyandikisha agufasha kongera payi muri konti yawe. Nk'uko tubizi, iyo utumiye umuntu
agendeye kuri kode yawe, agafungura akawunti kuri Pi Network agendeye kuri kode yawe, baguha payi. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo ukoreye abantu 5 izo ni payi 5, ukoreye abantu 10 izo ni payi 10, ukoreye abantu 20 izo ni payi 20. Kandi birashoboka cyane ahantu ukorera, birashoboka ko wabyumvisha abantu kandi bakabikunda, bakaba bagendera kuri linki yawe cyangwa se kode yawe, ukaba wahabwa iyo payi kubera ko wabatumiye muri Pi Network. Ibyo biroroshye cyane. Ushobora gukoresha amagurupe ya WhatsApp ubaye uyafite, cyangwa se mu yandi magurupe, kuko hari abantu benshi batari babimenya, ukabasha kubasobanurira neza, bizakorohera cyane. Ikindi kandi cyagufasha ni ukujya ukora mining buri gihe. Ujye wibuka gukora click kuri buto ya mining buri masaha 24 kugira ngo ukomeze kubona payi. Ni ukuvuga ngo uko umayininga cyane buri munsi udasiba amasaha 24, si itegeko ngo isaha wamayiningiyeho ariyo umayiningiraho. Icyo usabwa ni uko ugomba kuzuza amasaha 24 ukamayininga buri munsi. Ibi nabyo byongera payi. Iyo ubinegirije aho ugenda usiba ukongera, ntabwo bigenda neza. Ikindi ni ukwemeza aba bakoresha bashya babandi bawe watumiye, ukaba kwemeza ugakora verification. Niba ushoboye wemeze neza ko bagize itsinda ryawe barimo gukora mining neza. Ibyo bizafasha kugumana umuvuduko wunguka. Ni ukuvuga ngo aha ngaha hari icyo twakwita nka verification kuri ba bantu bawe. Niba aha utasobanukiwe neza nabyo urabinyandikira muri komenti, ndi hano ngo ngufashe, nanjye nicyo kimbesheje hano. Icyo gukora verification, niba ubishoboye wemeze neza ko abagize itsinda ryawe barimo gukora mining neza. Ibyo bizagufasha kugumana umuvuduko wunguka payi nyinshi cyane, kuko umuvuduko uriyongera iyo abantu bawe bamayiningira igihe. Ibi ngibi biragufasha cyane kuba payi zakiyongera. Ni uko aha ngaha ikintu kibaho, umuvuduko uriyongera, imibare ikajya itera buri munsi, ukabasha kubona payi mu gihe gito cyane, ku buryo buri munsi ushobora kujya winjiza payi kandi nta muntu watumiye, ari umuvuduko gusa uri kugendera. Ariko wa ba bantu, uko wongera abantu niko payi ziyongera ndetse n'umuvuduko ukiyongera. Aha ngaha rero none tugiye kurebera hamwe ikintu cya kabiri, nk'uko nabibabwiye, uko wakongera umuvuduko wazo, mining speed. Icyo tugiye kugarukaho ni cya kintu twahoze tuvuga, kongera ububasha itsinda ryawe, team boost. Niba ufite abantu benshi mu itsinda ryawe bakoresha kode yawe, umuvuduko wawe uriyongera. Yego, iki twakivuzeho, twagisobanuye neza, si ngombwa ko tugitindaho. Kwemeza abakoresha Pi Network muri ecosystem. Iki nacyo gerageza gufasha mu bikorwa byo kwemeza ko abandi bari kuri KYC Now Your Customer, kuko bifasha iterambere rya Pi Network, bityo umuvuduko wunguka ugahora ku rugero rwo hejuru. Kubanga no gushyira abantu muri ecosystem ni ukuba uri sure neza ko abo bantu bamayininga. Nabyo ni irindi somo ryihariye. Aha ngaha cyari ikiganiro cy'uburyo nyine ushobora kubikora, ariko niba hari ibyo utari kugenda usobanukirwa, turahari ngo tugufashe. Nyamuneka ni byiza kwandika muri komenti ukabivuga, tukabikemura, ko bifasha iterambere rya Pi Network, bityo umuvuduko wunguka ugahora
ku rugero rwo hejuru. Ikindi navugaho, ntabwo iyo ufunguye akawunti ntabwo biba bihagije gusa, hari ibindi byinshi uba ugomba gusabwa. Niyo mpamvu usabwa kuba hari ubumenyi ugiye ufite, wenda butari bwinshi ariko bukeya, nk'ubwo ngubwo gushyira mu bantu muri ecosystem, gufungurira abantu akawunti bagendeye kuri kode yawe. Ubwo ni ubumenyi uba ugomba kumenya ko buzagufasha, kuko uko ugira payi nyinshi niko bizagenda neza. Ese utekereza yuko ni urugero ufite payi 150, ni urugero, hanyuma bakarocinga payi bakayiha agaciro, payi bakayiha byibuze nubwo bayiha amadolari 200, amafaranga uyatekereje urumva angana ate? Amafaranga uyatekereje urumva angana ate? Kandi mu by'ukuri nta gishoro cyawe wakoresheje, yewe nta na tayimu byagutwaye. Ikindi twavuga kuri iyi ngingo ya kabiri ni ugukoresha payi mu buzima bwa buri munsi. Ni ingenzi gukoresha payi mu bikorwa nk'ubucuruzi cyangwa guhererekanya ibintu na serivisi. Ibi bizatuma urubuga rugira agaciro kanini, bityo amahirwe yo kubona umuvuduko mwiza wa mayiningi nayo yiyongere. Ariko aha ngaha nanone mwitonde, ntabwo birakunda yuko aha ngaha nubwo ino ngingo twayigarutseho tukaba twabivuze, ariko ntabwo ibi byo kugura no kugurisha, ntabwo gusa ababizi batangiye kera cyane ikiza, payi washoboraga kuba wayiha umuntu akaguha ikintu, ukaba wajya kuri butike ku muntu ubisobanukiwe neza nawe ubikoresha, mugahererekanya payi, akaba yaguha umufuka w'amakara cyangwa se umuceri, ukaba wamuha payi. Ibyo byabayeho, ariko ubu ngubu ntabwo bigikunda. Icyo nakubwira cyo ni uko ushobora kubikora bigakunda mukayihererekanya, ariko urubuga rwa payi netiwaka babifata nk'amanyanga, samutayimu bishobora kukubyarira ibibazo byinshi cyane. Ni byiza yuko ugomba gukoresha inzira za nyazo. Hano rero tugiye kukwereka urugero rw'uko byakunda. Niba ufite abantu 5 mu itsinda ryawe kandi buri wese akora mayiningi, buri gihe umuvuduko wawe uzikuba inshuro zirenze 2 ugereranyije n'iyo uba uri wenyine. Ibi byose twagiye tubivuga, ni urugero rwiza cyane. Niba kandi ukoresha ibintu byinshi ukoresheje payi, nko kugura cyangwa kugurisha, bifasha cyane cyane gutuma payi igira agaciro kanini ku isoko ryayo. Ibi byose nyango twagiye tubivugaho, izi ni ingero twari turi gutanga. Nyamuneka niba tukiri kumwe, ndizera ko uraza gusobanukirwa byinshi. Kandi ikindi hano icyo twababwira, mwibuke ko intego si ukurunda payi gusa nyinshi, ahubwo ni ukuzikoresha neza mu bikorwa bizifasha kugira ngo zigire agaciro. Aha twavuga nko kuzisigasira, kuziha umutekano uhagije, kudakora amanyanga atandukanye. Nabyo tuzagenda tubivugaho, nako iyo video twariteguye tuvuga amakosa ushobora gukora payi zawe zigata agaciro. Nyamuneka turi gusoza video yacu, nizere yuko kandi niba ugeze ku musozo w'ino video hari byinshi wamenye, hari byinshi wasobanukiwe ku kijyanye n'umuvuduko ndetse no kongera payi. Icyo utumvise cyangwa se utasobanukiwe, nk'uko mpora mbibabwira, ndi hano kugira ngo ngufashe. Umwanya ndawufite wo kugufasha, ndi hano, ndi tayari kugufasha, niteguye, kuko nibyo byatumye mfungura uru rubuga. Murakoze kubw'igihe cyanyu, mukunzi wa ISTV Rwanda. Ntitwakwibagirwa kubasaba ibi by'ingenzi. Mwibuke gukora kandi subscribe kuri channel ya ISTV Rwanda,
kugira ngo mudacikwa n'ibiganiro bindi by'ubwenge, ikoranabuhanga n'inyigisho zijyanye na cryptocurrency nka Pi Network. Kanda kuri buto ya like usangize iyi video n'abandi kandi utange igitekerezo cyawe kugira ngo tuganire byinshi. Mwibuke ejo hazaza ni hano. Murakoze cyane. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Njye mwabanye muri ino video nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza. Imana ibahezagire.